Welcome back to Niyitiraga nibisanzwe ni Mfalme ni Tanzania Comedy Viper. Uyu munsi nje kubigisha uburyo wakikorera Google Form. Google Form ni uburyo wakira amakuru ari gukoresheje imashini cyangwa se ugasettinga ibibazo abantu bakaza kubisubiza ukaza kwakira amakuru ku mashini yawe. Rero nimba wega muri kaminuza, nimba wega ahandi ahantu hatandukanye, nimba ufite akazi uri manager cyangwa se ufite ikindi kintu runaka ukora kigusaba gukorekitinga amakuru y'abantu runaka mu buryo bworoshye cyane utiriwe wandika n'intoki, ngiye kukwereka uburyo wakikorera Google Form ukabyikorera ukoresheje imashini yawe. Nutabisobanukirwa neza wambwira muri comment nimba ubutaha nabakorera uburyo wabikora ukoresheje telefoni yawe kuko byose birashoboka. Uraza mu mashini yawe ugafungura Chrome, wamara kwifungura ugahitamo email ushaka gukoresha. Ngiye kuko mfitemo nyinshi, ngiye guhitamo imwe, ngiye guhitamo email ya Mfalme Graphics akaba ariyo nkoresha. Igeze ahangaha ufungura Google Drive kuko byose niho turi buze kubikorera. Uraza uga selectinga muri izi application za Google, wowe uga selectingamo Google Drive kuko niyo dukeneye gukoresha muri aka kanya, then ukayifungura. Urategereza bitewe na internet yawe ukuntu irimo yihuta. Urabona ko nageze muri Google Drive yanjye, urabona ahantu hari akamenyetso ko guteranya handitse new. Uraza ugakirika kuri new, urabona ko hazi ibintu byinshi. Ukanze kuri new hari new folder, hari file upload, hari folder upload, Google Docs, Google Sheets, Google Slides, Google Vids and Google Forms. Kubera ko twebwe icyo dukeneye ari Google Form kuko kugira ngo ukore form runaka nyine ukoresha Google Forms. Twe turaza dukirike kuri Google Form. Urabona ko ituzana ahantu dushobora gucreatingira ya Google Form yacu. Dushobora kuyihereza title, ubwo tugiye gukora tugiye kwiha title kugira ngo ibintu turi buze gukora wenda nyine tuze kuba tubibona neza, turebe n'ukuntu byagiye bigenda kandi biba ari realistic ku buryo nawe wabikora ugakora practice ukurikije step nagiye nkwereka. Rero hari title ya form yacu, ya form ku buryo nitiyohereza umuntu izaba ifite title runaka. Ngiye kwihereza title yitwa Niyitiraga Network. Niyitiraga Network. Iyi ni description. Description ni ukuvuga muri make icyo form igamije cyangwa se cyamakuru uri gushaka agamije. Reka tuyite kwigisha. Kwigisha abantu uko wakora form ya Google. Urabona ko tumaze gushyiraho title, tumaze gushyiraho n'iki na description, kuvuga muri make icyo turi buze kuba tugamije. Hejuru urabona ko title ya form ni Niyitiraga Network, hanyuma kuri description dufiteho kwigisha abantu uko wakora form ya Google. Ubwo turangije title ndetse na description. Hano rero urabona ko baguhereza ikibazo cya mbere nyine, ubwo ni kino kizaho automatic, ntago ari kuvuga ko ari wowe ugishyizeho, ariko nyine kiza utagishaka uragisiba kuko urabona iyo selectinze bahita bakwereka ibintu byinshi. Hari question hano handitse untitled question, niho wandika ikibazo cyawe. Urugero amazina yombi
ubwo ngubwo ikintu cya mbere kuri iyi fomu yacu kiraza kuba kivuga ngo amazina yombi. Umuntu araza kuba asabwa gushyiramo amazina yiwe. Kugira ngo nimba uri kureba neza kuri kino kibazo cyacu cya mbere kizaza kuri iyi fomu, hariho option, bivuze ko type y'iki kibazo ari option. Rero ukora iki? Uza ahangaha hano muri kuhabona handitse multiple choice, ugakanda kuri aka kantu gasa n'agafresh kareba hasi. Urabona iyo ukanze baguhereza ibintu hari short answer. Bivuze ngiki? Bivuze ko kino kibazo kizaba gishobora gusubizwa mu magambo make. Hakaba na paragraph, bivuze ko icyo kibazo kizasubizwa nyine mu buryo burambuye, bishobora gusubizwa mu maparagraph. Akazana option ya gatatu ariyo ya multiple choice. Bivuze ko aho ngaho umuntu uzaba uri gusubiza azaba afite amahitamo, whether urugero ushobora kwandikaho umugore cyangwa se umugabo. Ubwo umuntu uzajya gusubiza wazahitamo either umugore cyangwa umugabo. Urabona hepfo noneho hari icyo bita checkbox. Checkbox ziniki? Ni ukuvuga ngo haba hari ibintu byinshi, noneho umuntu ugiye gusubiza we ashobora guselectinga. We biterwa noneho na intention ufite, biterwa n'amakuru runaka ushaka gukura kuri wa muntu. Twebwe turaza guhitamo hano short answer kuko ni izina ryonyine, ashobora no kuryandika muri one sentence. Noneho hano hepfo uri kubona ahantu handitse akantu ka required. Required ni iki? Ni ukuvuga ngo iyi switchinze gutya, required ikaba checked, biba bivuze ko umuntu uzajya gukoresha iyi Google Form ntago azasimbuka iki kibazo atagisubije. Kugira ngo twumvikane, umuntu uzajya gukoresha iyi form iki kibazo ntago yagisimbuka, ntago yasubmitinga ngo bikunde atabanje kugisubiza. Hano ku ruhande ngira ngo naho muri kuhabona utuntu twinshi cyane. Ahangaha akambere ni add question, ni ugushyiraho ikindi kibazo, kwadingaho ikindi kibazo. Aka kabiri ni import questions, kuimportinga ibibazo. Hari igihe ushobora kuba ufite ibibazo hari ahantu wabiteguriye kubyimportinga muri Google Form yawe. Icya gatatu ni ukwadingaho text cyangwa se title cyangwa description. Mo hagati ushobora kuba ari nk'ibibazo bifite ama section atandukanye, ukaba wagadingamo title na description nanone mo hagati nk'uko twabikoze hejuru. Ahandi ni add image, ushobora kwadinga image muri Google Form yawe. Icya gatanu ni add video, ushobora kwadinga video muri form yawe. Ushobora kwadingamo video muri form yawe, umuntu akaba yayireba mu gihe arimo akoresha iyi form yawe. Ikindi no kwadinga ama sections. Section zo nabivuze ni nka parts. Ushobora kufite section A, section B and section C, biterwa n'ama sections ushaka gukoresha. Okay, twe tugiye gusettinga noneho ibibazo byacu, hanyuma turaza tugiye kutranslatingamo ifoto, turebe ngo bimeze gute. Nibyo turi buze gukoresha. Ikibazo cya mbere twamaze kugisettinga, then turaza kuri add question. Urabona bahita bashyiraho question number 2, dushyireho imyaka. Iki kibazo noneho cyo turashaka kukigira multiple choice. Turashaka kukireka ari multiple choice, ni ukuvuga ngo choice 1 turaza kuvuga wenda munsi ya 18. Option 2 twandikeho hejuru ya 18, nacyo tukigera required ku buryo umuntu aza kuba ari gukoresha iyi form nacyo aza kugisubiza. Ikindi kintu tugiye kwadingamo, tugiye kwadingamo image. Image nkuko nabivuze, hano hari akantu k'agafoto, then ugaklikaho ugategereza bitewe na internet yawe uburyo irimo yihutamo, then you browse, ukaza hano mu mashini yawe. Okay, ndashaka gukoresha iyi foto yanjye,
then open, ugategereza ikarodinga. Igiye kuza noneho hano muri form yacu, urabona ko yaje muri form yacu. Urugero dushobora guhita tuyita hano kuri title tukandikaho ngo urugero tukandika wenda thumbnail, example of thumbnail, example of thumbnail. Okay, kubera ko iyi ngiyi aba ari ifoto ntabwo bakwereka required cyangwa se non required, ahubwo nyine gumamo uko nguko iraza kuba iri muri iyi form yacu. Okay, noneho icyo tugiye gukora kindi, tugiye kongera twadingeho ikindi kibazo kivuga kibaza ngo ibyo ushaka kwiga. None iki kibazo turaza kugisetinga nka checkboxes, ku buryo kiragira gifite option nyinshi ariko ushaka guselectinga nanone option zirenze imwe. Okay, ahambere dushyireho edit, option 2 dushyireho recording, option 3 kuri option 3 dushyireho film, option 4 dushyireho design, option 5 dushyireho media. Ahangaha iki kibazo kiraza kuba ari checkbox kuko umuntu araza guselectinga ibintu byinshi bitandukanye, abona kubera ko twakigize checkbox. Okay, noneho turaza nacyo tukigira required ku buryo umuntu wese bizajya bimusaba gusubiza kino kibazo kugira ngo ashobore kuba yasubmitting. Nkuko mubibona hano kuri browser yacu dufitemo ibintu byinshi, dufitemo question, dufitemo responses, tukagiramo na setting. Ahangaha twari turi ni kuri questions, tumaze gusetinga ibibazo biri buze muri ya form yacu. Uyije hano kuri response nta kintu ubona kuko already ntago iyi form iraba published, kuko ntago turayipublishinga, nta muntu numwe urasubiza kuri iriya form. None iyo tuje hano kuri setting hari ahanditse make this a quiz, no kuvuga ngo no gukora iriya form as a quiz, ku buryo ushaka gusetinga ibisubizo cyangwa ikaba ya providing automatically feedback, ikaba yatanga nyine feedback ku muntu umaze kuyikoresheje. Responses ni manage how responses are collected and protected. Hano ni kubijyanye n'ibisubizo, buryo ibisubizo nyine biri buze kuza. Hano hari ahanditse ngo do not collect email. Biba bivuze iki? Uraza kwakira ibisubizo ariko ntabwo uri buze kwakira email yohereje ibyo bisubizo. Iyo ushyize kuri verified, ni ukuvuga ngo buri buze kubera ko urasubiza biramusaba gukoresha Google, iraza kwakira na email yagize gute yakiriye ivyo. None iyo ushyize kuri responder input, bivuze ko umuntu uri bukoresha iyi form ashobora kuba yashyiramo email cyangwa se ntayishyiremo, ariko twebwe reka dushyire do not collect email ku buryo itari buze gucollectinga email. Allow response editing, hano no kwemerera umuntu mu gihe yamaze gusubmitinga kuba yakeditinga ibisubizo yamaze gutanga. Naho reka tuhagire check. Ahangaha naho biba bivuze iki? Iyo ubigize on collect send response copy of the response, hano no kuvuga ngo uri bukoreshe form namara gusubiza ashobora guhabwa iki? Ashobora guhabwa copy ya response, nyine copy y'ibisubizo yatanze. Ariko iyo wagize do not collect email ntago yabona copy kuko ntago uburi bwakire address z'umuntu wasubije. Hanyuma limit to one response, hano ni ukuvuga ngo umuntu arasubiza rimwe gusa.
cyangwa se iyo bigize check aba ari busubize rimwe gusa, iyo bitari check aba ashobora kuba yasubiza ubu ngubu na mukanya kongera agasubiza. Iyo umaze rero gukora settings zawe neza, ibibazo byawe bimeze neza cyane, form wayisoje, uza hano ugakirika kuri publish, tegereza bikarodingaho gato, bahita bakwereka ibintu bimeze gutya. Barakubwira ngo responders, anyone with the link. Umuntu wese uraza kuba afite link kuri iyi form araza kuba yasubiza. Nobody will be notified when publishing the form. Nta muntu n'umwe uri buze guhabwa notification numara gupublishinga iyi form. Ushobora kuza hano kuri manage ukaba wahindura settings, kuko hariya wabonye ko ari buri muntu wese uraza kuba afite link ashobora kuba yasubiza. Rero kuri manage ushobora kuhaza ukaba wahindura settings bitewe wowe n'uburyo ushaka ko abantu baraza kuba basubiza kuri iyi form yawe. Okay, reka tuyipublishinge ku buryo buri muntu wese ufite link ashobora kuba yakoresha iyi form akayifilinga. Okay, then you click on publish. Iyo umaze kuyipublishinga, of course bahita baguhereza link nyine ushobora kuba wakoresha, then ushobora no kuza aha ngaha ukayikopiya. Ushobora kuza shorten universal resource locator, ushaka gushorteninga iyi link, urabona iyo bachecked, urabona bahita bayigabanya, then ukayikopiya. Iyi link umaze kuba wayibona ushobora kuba wayihereza umuntu akaba yasubiza. Urugero, reka nze hano mwereke, reka dukoreshe indi email, indi email yindi. Ushobora kuzamo hano ugapestingamo ya link, tuvuge wayimuhaye kuri WhatsApp cyangwa se ahandi hantu hatandukanye. Iyo uhereje umuntu form yawe nyine amakuru yose ashyizemo aha ngaha ahita gusanga he, ngira ngo muri kubibona kaha ngaha. Iyo umuntu yinjiye kuri ya link yawe ahita ahasanga ibintu bimeze gutya. Hari aha ngaha amazina, ushaka nandikemo wenda Mufalme. Urabona ikibazo cya kabiri kuko byari uguselectinga na selectinga hejuru ya 18. Iyi ni ifoto n'ubundi nta kintu wayikoraho, ushaka kubiri gutanga amakuru runaka, ariko urabona yanditse example of thumbnail, ukahita umenya ko ari urugero rwa thumbnail. Noneho hari cya kibazo cya gatatu cyo guselectinga ibintu byinshi, ngenda selectinga edit, film and media, hanyuma nindangiza submitting. Iyo umaze gusubmitinga bahita baguhereza ka message kagushimira nyine, akakubwira ati your response has been recorded. Banga ibisubizo byawe byakiriwe neza. Tugarutse rero kuri hamwe twakoreraga mu kanya, tukagaruka kuri ya form yacu, urabona ko kuri response, nimba muri kuyitegereza neza, kuri response hariho rimwe, bivuze ko hari umuntu umwe wamaze gusubiza akoresheje ya form. Urabona iyo ukiritseho bahita bakwereka data zose, nuko wenda hano hasubije umuntu umwe ariko ari benshi bakwereka data. Urabona amazina, Mufalme, bakakwereka hano imyaka, response nimwe. Niyo mpamvu uruziga ruri gusuku, iyo ari benshi nyine bagenda bakwereka abantu bagendeye ku colors. Urabona ko ibisubizo byawe ubyakira neza kandi mu buryo bworoshye cyane. Nimba nawe utaruzi uburyo wakora form cyangwa se Google form, nizera ko iyi video igufashije. Nimba hari ikintu utasobanukiwe ku buryo wa creatinga form yawe ukoresheje imashini yawe, wambaza, cyangwa se nimba wifuza ko nazakwigisha muri video itaha uburyo wakora form ukoresheje phone, nabyo wambwira nkazabikwigisha. Hari ikindi kintu wumva nakwigisha nacyo wambwira muri comment. Mnakoze, nitwa Mufalme, naho butaha.